Imana yanga abantu bayishimisha umunwa ngo imitima iri kure. Nujya kuvuga uti Imana ni nziza, nukuri bijye bikuva ahantu, bijye bikuva mu nda, bijye bikuva ahantu hakomeye. Njyewe ndabivuga ndabihamya Imana ni nziza, nta nubwo twabona ngo uburyo tubivugamo ngo twemeze ko Imana ni nziza kuko turi abantu tuvuga indimi z'abantu. Kereka tubonye indimi z'abamarayika nibwo twavuga ubwiza bwayo maze yadukunze turi bane. Amazina ye ni Nkusi Thomas cyangwa se umwite Yanga kubera ko niyo mazina yamenyekanyeho. Uyu nguyu yamenyekanye cyane mu rugaga rw'imyidagaduro mu gusobanura filime nyarwanda. Umwuga wo gusobanura filime wamusize igikundiro cyinshi ku buryo akundwa na benshi, ariko nyine amatage n'amatindi uyu nguyu yaje kwitaba Imana azize uburwayi muri 2022. Ni Nkusi Thomas cyangwa se Yanga. Uyu munsi niwe tugiye kukugezaho amateka ye. Niba rero utaruyazi nawe bana natwe ukande subscribe kugira ngo ibiganiro byose ujye ubibona. Ikaze. Uri ari umuntu upfa abantu barangiza bakarira, mbese ni nkanjye umunsi napfuye bantu bako mwese muzaze kunshingura, utazazana akazi ke nshobora no kuzagaruka ngenga mu bazimama. Ni mu ijoro ryo ku itariki 17 Kanama mu mwaka wa 2022 nibwo inkuru y'icamugongo yamenyekanye mu Rwanda ndetse no mu mahanga yuko uyu musobanuzi wa filime Yanga yitabye Imana. Uyu nguyu ni umugabo wari umaze kubaka sosiyete, akazi ke yari amaze kugaha umurongo usobanutse ku buryo nawe yemezaga ko akangaka ari akazi yakuyemo amafaranga menshi. Ibi ngibi byababaje benshi bamukundaga kugeza n'ubu. Nkusi Thomas cyangwa se Yanga ubwo yarakiri mu mwuka w'abazima rero yagendaga atangaza ko uyu nguyu yari umwuga wamuhaye amafaranga menshi. Avuga ko gusobanura filime yabyize ubwo yabaga mu gihugu cya Uganda. Yanga yasobanuraga ko ubwo yafataga icyemezo cyo kujya kureba amafilime yayumvaga mu Kigande, ariko akabona ari ibintu bishoboka ko yanayasobanura mu Kinyarwanda. Yanga yaje gufata igihe maze aza gukora mu Rwanda, aho avuga ko yatangiye gusobanura filime yiga muri sogonderi. Ahangaha yari afite imyaka 17. Nkusi Thomas rero cyangwa se Yanga akimara kugera mu Rwanda ngo akangaka nakazi yatangiye gukora, ariko akagakora ahanganye n'abitwa ba Mike. Abangaba yajyaga akunda no kubavuga muri filime. Nkusi Thomas yakomeje kugenda akora akazi ke, ariko nyuma aja gushinga kapani yise The One, ari naho benshi twagiye tumumenyera kuko nta filime ye yarangizaga atavuzemo ijambo The One. Uyu musobanuzi rero nyuma yo kugafata aho ngaho ni mu mwaka wa 2000 benshi bakomeje kugenda bakunda uburyo asobanuramo ku buryo bamwe na bamwe bagiye baza muri aka kazi bitewe n'uyu musobanuzi. Yanga yagiye asobanura filime zitandukanye mwakunze kugeza n'ubu. Ahangaha twakubwira nk'iyitwa Missing in Action, Delta Force, Yellow Powder ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Ibi ngibi byatumye bamwe na bamwe babasobanuzi bagenda babyuririraho maze nabo bakajya bagenda basubiramo izi filime, ariko benshi bazaga kureba izi filime za Yanga kugira ngo babashe kuzisobanura. Ibi ngibi byagiye bigaragaza ko uyu nguyu Yanga yari umwe mu basobanuzi bakomeye kandi babahanga. Ubuhanga bw'uyu musobanuzi rero Yanga bwagaragazwaga n'amagambo yagendaga akoresha yiganjemo ubwenge n'ubuhanga, ariko bidasigana no gutebya cyane. Cyari kijya kumugira ruwatabaye maze kitaragira wa mukobwa ngo barabigize. Somebody there. Nkusi Thomas rero cyangwa se Yanga uyu nguyu yagiye amenyekana ku magambo menshi atazibagirana mu mitwe ya benshi. Aho ngaho harimo amagambo yagendaga akoresha agira ati kwa myasiro, imihumetso, imihirimbiri, imikasiro ndetse n'andi menshi. Aya ngaya ni amagambo yagendaga amufasha kuryoshya filime. Ibi ngibi bigatuma akundwa n'ababaga bari kumva filime, kugeza n'ubwo bibazaga niba Yanga akorera mu Rwanda. Bamwe bati ese ni Burundi bagira Yanga? Ibi ngibi ni ibintu byatumaga bagenda bamwibazaho ku buryo uwajyaga muri studio kureba filime iyo atabonaga filime ya Yanga ibintu byabaga bibi cyane.
ibi ngibi byose nibyagaragaraga ko uyu nguyu yamaze kwigarurira imitima ya benshi kubera ubuhanga agenda yumvikanisha mu misobanurire ye. Nyakwigendera Yanga rero ubwo yari akiri mu mwuka w'abazima yakoze ikiganiro ku Isimbi TV. Ahangaha yagiye asobanura ko uyu nguyu ari umwuga yagiyemo akunze. Ikindi kandi yavugaga ko nta muntu wamufashe akaboko mu kwinjira muri uyu mwuga. Ibi ngibi byatumye uyu mwuga umubera mwiza, arakundwa ndetse n'amafaranga arayabona. Ibi ngibi nibyo yagiye atangariza ikinyamakuru Isimbi TV. Nyuma rero uyu musobanuzi Yanga yaje gufata icyemezo cyo guhagarika gusobanura, ariko yikomereza ibindi bikorwa nabyo byamuhaga amafaranga atubutse atabashije gutangaza. Muri 2008 rero Nyakwigendera Yanga yatangaje ko yaje guhura n'uburwayi butoroshye, ariko ngo afata icyemezo cyo kujya kwivuza. Yanga rero ngo akigera kwa muganga yamubwiye ko ashobora kuba arwaye ikibyimba mu nda. Ibintu byatumye atangira kujya kwivuza. Ahangaha ngo yafashe icyemezo cyo kujya kwivuriza hanze. Muganga amubwira ko arwaye ikibyimba kandi ngo gishobora kumubyarira kanseri. Mu mwaka wa 2009 rero Yanga yakomeje guhura n'ubuzima bubi bitewe n'uburwayi. Ibintu byatumye afata icyemezo cyo kujya kwivuriza hanze, asanzeyo umugore w'umuzungu. Uyu mugore yamufashije kwivuza hariya muri Afrika y'Epfo, ariko ngo umuganga aza kwemeza ko arwaye kanseri y'igifu. Ibi byatumye Yanga akomeza kugenda acika intege ndetse kandi ngakomeza gutakaza ibiro. Yanga yahise agaruka mu Rwanda. Nyuma yuko ageze mu Rwanda, uyu nguyu ngo yashatse ibyangombwa maze yerekeza mu gihugu cya Uganda. Ahangaha yaragiye guhura n'umupasiteri. Yanga rero mu gufata icyemezo cyo kujya muri Uganda, ahangaha ngo yaragiye kureba umupasiteri witwa TB Joshua. Uyu nguyu ngo yasengeraga abantu maze bagakira uburwayi bari bafite. Yanga akimara kuhagera, uyu mupasiteri maze ngo yamukozeho aramusengera, aramubwira ati urakize, igendere. Yanga yanze kubyizera, ariko ngo akumva ko uburwayi bwe buri koroha. Yanga yaje gufata icyemezo cyo gusubira muri Afrika y'Epfo, maze asubiye kwisuzumisha kwa wa muganga amubwira ko kanseri ye yakize. Ibintu byatangaje benshi, harimo n'abo baganga bibwira ko abo baganga rero ngo baje kongera kumufata ibipimo basanga kanseri yarakize. Yanga rero yahise yiha umurimo wo kubwiriza no kwiha Imana. Guhera icyo gihe ibikorwa byo gusobanura filime ntiyongeye kubisubiramo. Reka dusubire mu kiganiro yatanze ku Isimbi TV. Ahangaha yagiye avuga ko nyuma yo kumenya ko uburwayi bwe bwakize yahise yiha Imana maze ibintu bikagenda neza. Umwuga wo gusobanura filimi awuharira barumuna be, harimo Junior, Sakara ndetse n'abandi benshi. Ariko ngo Yanga ntago yabavaga impande kubera ko ngo aho bakeneraga ubufasha uyu nyine yarabafashaga nka bakuru be. Amarira menshi, intimba n'agahinda mu mitwe y'Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga nibyo byagaragaye ku itariki 17 Kanama mu mwaka wa 2022. Ahangaha ni inkuru y'akababaro imaze gutangazwa ku maradiyo no ku binyamakuru byo mu Rwanda yuko uyu Yanga amaze kwitaba Imana aguye hariya muri Afrika y'Epfo. Urupfu rwa Nyakwigendera Yanga rero urunguru ngo rwatewe n'uburwayi bwa kanseri bwongeye kumugaruka maze buramurembya, ahita afata icyemezo cyo gusubira kwivuza. Ariko ubwo yageraga muri Afrika y'Epfo ubuzima bukomeza kwanga, ari naho nyine yitabye Imana ari. Iyi ngiyi ni inkuru yatangajwe na murumuna we Junior GT ku butumwa yanditse ku mbuga nkoranyambaga ziwe. Nyuma rero yo gutangaza ko Nyakwigendera Yanga yitabye Imana, ni inkuru y'akababaro yakiranywe agahinda n'akababaro mu Banyarwanda ndetse n'abakunzi bagasobanuye. Ibi ngibi ni ibintu byakomeje kubabaza benshi. Yanga yaje kuvanwa hariya muri Afrika y'Epfo maze ashyingurwa mu Rwanda nk'intwari yagize akamaro by'umwihariko mu rugaga rw'imyidagaduro. Reka tukubwire ko Nyakwigendera Yanga yitabye Imana afite imyaka 40, afite umugore n'abana 3. Ngayo nguko rero
wakoze kubana natwe mu kiganiro twaguteguriye. Imana ikurinde, tukwibutse gukanda subscribe niba utarabikora kugira ngo ikindi gihe ibiganiro bijye bikugeraho kare. Njyewe nitwa Muhire, Imana ikurinde. Bye.